twongeye kubasuhuza cyane inshuti z'Umurage Community. Uwiteka Imana akomeze kubishimira cyane, Yesu nashimwe cyane. Hanyuma dukunze kubagezaho inkuru zitandukanye, ariko uyu munsi wa none turabagezaho inkuru ivuga ngo Papa Francis yategetse ko abaryamana bahuje igitsina bahabwa umugisha. Byagiye bivugwa kenshi, abantu bakagira ngo ni ukubeshya. Abenshi bagiye babyumva, n'abandi bakagira ngo ni za ntambara z'amadini, ariko ubu ngubu bidasubirwaho nk'uko tubikesha igihe.com. Papa Francois yategetse ko abaryamana bahuje ibitsina bahabwa umugisha. Umushumba Kiliziya Gatolika Papa Francois akaba yategetse ku mugaragaro abasaserdoti n'uko abapadiri kujya baha umugisha abakundana cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina. Ahangaha nk'uko ikinyamakuru igihe kibikesha, ibiro ntaramakuru yitwa Associated Press byatangaje ko Papa Francois yasohoye inyandiko ikubiyemo amabwiriza yageneye abapadiri arebana n'uburyo bagomba kwitwara ku bantu bashaka guhabwa umugisha. Muri iyi nyandiko harimo ko mu gihe umupadiri agiye gutanga umugisha aba adakwiye gukora ubusesenguzi. Ubwo ni ukuvuga ni ubusesenguzi ku byerekeranye ku mubano ushingiye ku bitsina. Impamvu ngo ni uko abantu bose baba bashaka urukundo n'impuhwe z'Imana, bityo bakaba badakwiye guhezwa. Iyi nyandiko ikaba yarasohotse kuri uyu wa 18 Ukuboza mu mwaka wa 2023. Ikaba ivuga ko ariko abantu bakwiye gutandukanya umugisha uhabwa abakundana n'isakaramento rihabwa abashakanye, kuko ryo rihabwa umugabo n'umugore hashingiwe ku miterere bavukanye. Ahangaha igira iti umugisha uha abantu uburyo bwo kongera icyizere bagirira Imana. Gusaba umugisha ni urubuto rwa Roho Mutagatifu rukwiriye kubungabungwa ntirubangamirwe. Ahangaha Papa Francis akaba yagize muri iyo nyandiko, akaba yahamije ko abantu bahuriye mu miryango idasanzwe nk'iy'abaryamana bahuje ibitsina baba bari mu mwanya w'ibyaha, ariko ko badakwiye gukumirwa ku rukundo n'impuhwe z'Imana. Ahangaha ubusanzwe Kiliziya Gatolika yari ifite amahame yo mu mwaka wa 2021 abuza abashumba guha umugisha abahisemo gukundana no kuryamana bahuje ibitsina, ndetse bamwe mu bayoboke bayo bakaba bararahiriye kuyakomeraho, kuko ngo Imana ntiyaha umugisha icyaha. Iyi nyandiko nshya ya Papa Francis ikaba yatumye James Martin uharanira uburenganzira bw'abakundana n'abaryamana bahuje ibitsina muri Kiliziya Gatolika abyina intsinzi, akaba ahamya ko ari ikimenyetso cy'uko hari benshi bifuzaga izi mpinduka. Ahangaha umuntu yavuga ati se biragana mwuka byaramwe. Mwibuke yuko hari umupapa wigeze yegura ku bupapa bitewe n'iyi ngingo irebana n'ababana bahuje ibitsina. Benshi bakaba bavuga yuko imperuka yabigiye kuba, ariko se ibi ni biki Banyarwanda? Nanjye mere nka wa wundi. Ahangaha umuntu yakwibaza ati se uyu munsi wa none abatinganyi bo mu Rwanda bagiye kubyakira gute? Abatinganyi bagiye kubyina intsinzi hirya no hino, tugiye kubabona mu mihanda bidegembye bashima Imana yuko babonye uburenganzira cyangwa se bahawe umugisha na Papa Francis. Ayo ngayo rero niyo makuru nka Froduwari, nkaba n'umunyamakuru wa Paradise, ariko uyu munsi wa none nkaba ndi ku kinyamakuru bita Umurage Community, nkaba nababwira nese hazakurikira wiki. Uwiteka Imana bishimire cyane, ndabakunda kandi nkabakangurira gukora sub. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.